Hello guys, nongeye kwigarukira nizere ko meze neza, nongeye kubasuhuza. Ndumva twari dukumburanye. Turabakunda cyane. Nkaba ngarutse ku kibazo cyo kuba hari ngabagore batari guha abagabo babo neza igitsina. Byo twarabyigishije kuki bongeye bakagaruka babibaza. Ngabagore mu mwaritse gukomeza kudusebya. Umva narabwiye ngo mujye muha abagabo banyu icyabazanye. Buriya waje kubaka urugo n'umugabo yarari iwabo arya, anywa, atembera, asohoka. Kandi nawe buriya wagiye gushakana nawe nta kintu wari ubuze. Urya, unywa, uryama, ukaraba, nta kibazo ufite. Ngaho mbwira ko uzajya kubaka urugo, aricyo bita kubaka urugo ni igikira. Niba tugendana mukura kudukurikirana situba tubigisha. Twabwiye kubaka urugo uko bikorwa, tubisubiramo, twongera tubisubiramo. None nongeye ngarutse kuri cya kibazo. Twabwiye kubaka urugo uko bigenda. Niba waraje gushaka umugabo, menya ko waje gushaka umugabo ntabwo ukiri mu rugo wanyu. Waje gushaka umugabo ngo umuhe ibintu bye nawe guha ibyawe, sibyo? Tujye twumvikana, dushyire no mu gaciro ibintu bigomba gukorwa bikorwe. Ndumva icyo kibazo wenda kitazongera kugaruka pe. Mbare mudukurikire, mukurikize amabwiriza, ibintu by'ibiserezanya byose bigende bigabanyuka pe. Twababwiye ko niba ushaka kwita ku mugabo wawe, niba ugiye kumwitaho, menya ko ugiye kumwitaho. Ibintu bya stress byose ubisiga inyuma, ubyirengagize. Ikintu twarakivuze, ukirengagize, umenye ko ugiye kubaka urugo n'umugabo wawe, mukundana. Kandi ikintu cyo kuvuga ngo mu gihe mu mibonano mpuzabitsina nawe ufite ahandi uri kwitekerereza, ibyo ntabwo ari byo, sibyo? Twumvikane. Niba uzi ko ari byo ugiyemo, menya ko bya bibazo byose wabishyize ku ruhande, nta kimwe uri gutekereza, ikintu urimo ari kimwe ugiye gukora gusa: guha umugabo wawe care, ukamwitaho akarangiza, kandi nawe bwawe ukarangiza. Ntabwo uzajya gukora imibonano mpuzabitsina nawe mugore ngo ube utabishaka, uvuga ati ngakira, ngo n'ubundi ngo nsoze umuhango bibe birarangiye. Nawe ubwawe wiyica, witera indwara nyinshi kandi ushobora no kugeza kure, cyangwa zikanakwica. Ndababwiye ngo irengagize stress zose, wumve ko ugiye gukora ibyo ugiye gukora. Kandi none nimba utarabyiyumvamo, mubwira ngo shesi ndabyiyumvamo. Ushake ukuntu byiyumvamo, bikujyemo, atari bya bintu uri bugende ngo ugarabe nkaho uri umutumba watemye. Urwo rwo rugero nanze, uri kumva? Ube umuntu uri kumwe n'undi, uvuge, uri kumva? Uyitakire, uyinyongere. Kandi ikindi, ikibazo kindi kiba kigaruka cyo kuba ngo abagore, ngo hari abagore ngo batajya ngo bahindura position ngo bakaba muzihindure, sibyo? Ibyo kuvuga ngo mwigize gutya, ngo mwigize gutya, wapi? Niba ashaka imeze gutya uyikore, niba ashaka imeze gute ubikore, kuko nicyo cyakuzanye. Ntabwo waje kuza ngo wicare ngo ujye uteka, ngo ujye ngo ugire ibiki byose. Oya, ibyo ntabwo ari byo warajemo. Twumvikane kandi twongere twumvikane. Ibintu byo kwifata mukigira gutya mukigira gutya, oya, ntabwo ibyo ngibyo turi kubyumvikanaho, sibyo? Menya ko ibyo ugiyemo bigiyemo, ibyo wari ufite byose hasi, ibintu byose ubivemo, umenye ibyo ugiyemo ibyo ari byo. Apana ibintu byo kuba wagira gutya ugakora ibintu bidakwiye, kandi wakabafata agahe ko kwitekerezaho. Niba mugeze mu mibonano, ugire gutya, umuhe igituba neza, umunyarire, umunyongere, wumve ko ibyo urimo ari ibyo ngibyo, umufiringe neza n'umugabo wawe. Aho mba bitagenda neza, umubwira bikore gutya. Icyumba wumva atageza umubwiye kigezemo n'uwawe uri kubwira. Kandi ikindi mba mwashakanye, ugomba kumwisanzuraho, mukundanye, mugomba gukora ibintu byose neza, sibyo?
kandi ikindi nawe mugabo, ibyo kuvuga ngo ukunda ngo gucumita gusa n'umunyaza, umugore ntabwo yaje iwawe mugiye gushakana kugira ngo ujye umubabaza. Ushaka kumubabaza mu bundi buryo, ariko se uzamubabaza mu bundi buryo, mubabaze muri ubu ngubu, mubabaze no muri ubu ngubu, ibyo bibaho? Oya. Niba ukunda gucumita gusa, oya ntabwo ibyo bibaho. Munyaze ni umuntu afite umubiri, uri kumva? Anyare ari amavangingo amuvemo, ari amavangingo arica, atera indwara, infection nyinshi zitabaho, yari amavangingo yatagusohotsemo. Ubundi reka mbabwire, uzajya ngo icyuma kidakora kirwara umugesi. Ubwo rero mujye muburongora abagore banyu neza, mubanyure ku buryo atazajya no mu muhanda ngo arebe uriya mugabo yumve ngo aramwifuje, cyangwa se abe yatekereza no kuguca inyuma. Kandi abagabo bumva mugira ikibazo cyo kuba abagore babaca inyuma, mugafuha kubikora hamwe mubikora. Umugore azumva utari kumukoreza neza, naho ubwira ati bino bintu birambangamiye, ureke kubihindura. Naho ubwira ibintu bimeze gute, ureke kubihindura, ureke ibintu bizakunda koko. Weho umugore mbakubwiye gutya, bikore. Ejo uziko ejo ushaka kuryama n'agasore kataragize icyo bakurusha, kataragize iki, umuntu w'umugabo akantu k'agasore k'imyaka 18 kagutwara umugabo. Umugore nako oya, buriya abana b'abasore ntibagishaka kuba bagendana n'abakobwa bangana. Oya, ubwo yazahora n'icyo kimama, ikidamu cyawe nacyo gifite ikibazo. Nuragize umbwire baramutunganyiriza ikibazo, akamukorera neza, akumva ni neza, uri kumbwira ko ibyo bintu bizaba bimeze bite? Menya kwita ku mugore wawe, murongore neza, sibyo? Arangize rero n'umugore agera ngo akaguhaga, ashobora no kwihangana, rero kwanda wazajya gutya n'ibyo yakubwiye ngo bino biramubangamira, akareba ko wabihindura. Yabona utabihinduye rero niko kuguhaga cyangwa no kuguserereza. Hari igihe umugore bimurambira yarihanganiye kubikora, yagera n'akajya avuga ati uriya mugabo njye nukumubona nagenda nta kintu ishoboreye. Hanyuma ubwo ibyo tuzabivamo ra. Ngaruka nongera kubagira inama ngiye kubagira ni ukuba abagabo mugomba kwita ku bagore banyu, nibwo abagore nabo ngo babaye ikibazo. Ariko namwe abagore mwivugurure n'ukuri kw'Imana, mwivugurure, mwite ku bagabo banyu, mubahekeya uko bikwiye, sibyo? Murabizi turabakunda, comment zanyu ni ingenzi, like zanyu ni ingenzi, kandi murabizi tubifuriza kuba mwafata amasomo tubaha. Bye bye.